ububabare, ndumva mbabaye, mfite ububabare bwa bundi nyine nanjye ubwanjye ntabasha gusobanura. Abantu aba content creator baja bavuga, abantu bakavuga ati biriya, abantu bakavuga ati biriya ni ugushyira ubuzima bwabo hanze, ni ugushyira ubuzima bwabo ku murongo hanze just mu gahinda. Mama wanjye yamamagaye ari kumbwira ngo agahinda karanyishe cyazi. Reka mbabwize ukuri, nubwo mvuga mukavuga ngo ndi kuvuga ubusa, ngo mbabazwa n'ubusa, ngo ngira agahinda k'ubusa. Izina ry'Imana n'Imana yanyumva. Ndababaye, 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 ndababaye ku rwego rwo hejuru. Mama wanjye yamamagaye ambwira ngo Joyeuse, ngo murumuna wawe agenda. Icyo mbabwira, ntabwo kujya mu kazi ko mu rugo ari ikosa, gukura amaboko mu mufuka ugakora ni iby'ingenzi, ni iby'agaciro. Ariko ikintu kiba kimbabaje, ubuzima nashatse ko abavandimwe banjye babamo nibwo bashaka kwiberamo. Mfite imyaka 10, murumuna wanjye ashaka kuzajya mu cyaro mbereke inzu, mbabwira ko nubakiye iwacu. Nzajya rwose, nubakiye iwacu. Si ibintu bya danje, cyangwa se inzu zo mu cyaro murazizi, si ibintu bya danje, ariko naragerageje nkoresha uko nshoboye kose ngo wenda icyo gikorwa nikore. Ndi mu madeni, ejo bundi nkoresha uko dushoboye ko ariko kose ngo dushyiremo amazi, uwo murumuna wanjye, abo bavandimwe banjye be kugomeza kubabara bajya kuvoma umutwe utazabarya. Ibintu ntigeze mbona nyirubayo, ariko numiwe, mungire inama y'icyo nakora. Ibaze kuba ntacyo utakoze, ugasanga murumuna wanjye ni umwana uzi ubwenge, ku ishuri aratsinda aba uwa mbere, ariko umwana aracyari muto cyane ku rwego rwo hejuru, aracyari muto cyane ku rwego nashaka ko ibyo bintu aba yabyisangamo. Kugakora ntaribi, ni ugutinyuka ugakura amaboko mu mufuka, ariko ubwanjye Joyeuse ubwanjye navuye mu kazi ko mu rugo narakavunikiye mu mugongo, ubu nta kintu nabasha gukora. Ubu ngubu n'igihe cyagera cyo kugasubiramo bahita banyirukana, ariko kubera iki abantu babona amahirwe bagahatiriza ko ayo mahirwe bajya kure? Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza, ndabasuhuje, mbahaye n'ikaze kuri Joyeuse wa Dino TV. Guys, ubu nje mbabaye, ubu nje kuri iyi channel mbabaye, mfite ububabare, ndumva mbabaye, mfite ububabare bwa bundi nyine nanjye ubwanjye ntabasha gusobanura. Abantu aba content creator baja bavuga, abantu bakavuga ati biriya, abantu bakavuga ati biriya ni ugushyira ubuzima bwabo hanze, ni ugushyira ubuzima bwabo ku murongo hanze just, ni isebanya, ni ibiki. Ariko reka mbabwize ukuri, uzi kuba ntacyo utakoreye umuntu cyangwa se ntacyo utakoreye abantu, ubuzima bakanga ubuzima bwawe bakabugira just, ugasanga ubuzima, si ubu nabivuga gute, ubu ndi mu gahinda. Mama wanjye yamamagaye ari kumbwira ngo agahinda karanyishe cyazi. Reka mbabwize ukuri, nubwo mvuga mukavuga ngo ndi kuvuga ubusa, ngo mbabazwa n'ubusa, ngo ngira agahinda k'ubusa. Izina ry'Imana n'Imana yanyumva. Ndababaye, 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 ndababaye ku rwego rwo hejuru. Mama wanjye yamamagaye ambwira ngo Joyeuse, ngo murumuna wanjye nyine tuvukana mu nda, ngo agiye ngo kujya mu kazi ko mu rugo. Just ngashaka nyine uburyo ubundi umuntu aba ari kwitwamo, ngo ari gushaka ngo abantu bari kumwoshya ngo ajye mu kazi ko mu rugo.
ibiki n'ibiki, ngo mana yanjye, ugasanga ibyo bintu iyo mbyumvishe ubwanjye bintera agahinda. Icyo mbabwira, ntabwo kujya mu kazi ko mu rugo ari ikosa, ntabwo kujya mu kazi ko mu rugo ari ikosa, gukura amaboko mu mufuka ugakora ni iby'ingenzi, ni iby'agaciro, ariko ikintu kiba kimbabaje, ubuzima nashatse ko abavandimwe banjye babamo nibwo bashaka kwiberamo. Akazi ko mu rugo naje nakajemo mfite imyaka 10, murumuna wanjye ashaka kukazamo afite 14 guys, ariko se reka mbabazi, mu Rwanda ntabwo byemewe ko umwana uri munsi y'imyaka 18 akora akazi ko mu rugo, ntabwo byemewe. Ubwo nanjye rero ntabwo nzi inzira zakazamo, izo nzira zabanyuzemo, cyangwa se nzi uburyo bizaba binyuzemo, ariko reka nkubwize ukuri, kababwize ukuri, ibyo bintu birababaje, mungire inama, umutwe wenda kunyica. Banyarwanda, banyarwandakazi, maze iminsi ndi mu madeni, nk'uko nabibabwiye, wenda mu gihe kiri imbere, umunsi nzabona ku mafaranga nzajya mu cyaro mbereke inzu, mbabwira ko nubakiye iwacu, nzajya rwose, nubakiye iwacu, si ibintu bya danje, cyangwa se inzu zo mu cyaro murazizi, si ibintu bya danje, ariko naragerageje nkoresha uko nshoboye kose ngo wenda icyo gikorwa nikore. Ndi mu madeni, ejo bundi nkoresha uko dushoboye ko ariko kose ngo dushyiremo amazi, uwo murumuna wanjye, abo bavandimwe banjye be kugomeza kubabara bajya kuvoma, umutwe utazabarya. Ibintu ntigeze mbona nkiri umwana, ndi wa muntu ushobora kuburara cyangwa nkabwirwa mu gihe nzi yuko hari ikintu bakeneye, ariko kubera icyo abantu bagira amahirwe y'ikintu runaka bagashaka kucyitesha. Impamvu ibi mbikora ni iki? Ntabwo mbikorera mama wanjye cyangwa papa wanjye, ahubwo mbikorera abavandimwe banjye kugira ngo batazabaho ubuzima nk'ubwo nabayeho, ariko numiwe, mungire inama y'icyo nakora. Ibaze kuba ntacyo utakoze, ugasanga murumuna wanjye ni umwana uzi ubwenge, ku ishuri aratsinda aba uwa mbere, ariko ikintu kimwe cyambabaza ni ukumva yaje mu kazi ko mu rugo. Nabibabwiye, ntabwo ari ukwihenura, nabibabwiye, ndababwira ni murumuna wanjye aracyari umwana, aracyari muto cyane ku rwego rwo hejuru, aracyari muto cyane ku rwego nashaka ko ibyo bintu aba yabyisangamo. Kugakora ntaribi, ni ugutinyuka ugakura amaboko mu mufuka, ariko ubwabyo no muri leta ntibyemewe. Mungire inama y'ikintu nakora. Njye Joyeuse ubwanjye navuye mu kazi ko mu rugo narakavunikiye mu mugongo, ubu nta kintu nabasha gukora, ubu ngubu n'igihe cyagera cyo kugasubiramo bahita banyirukana, ariko kubera iki abantu babona amahirwe bagahatiriza ko ayo mahirwe bajya kure? Ibaze ubuzima njyewe nifuje, abana bo muri iki gihe barabubona, just bagahatiriza ko ubwo buzima bwabava iruhande bukagenda. Niba muzi ukuntu nirirwa ndira hano ngo nabuze icyo kurya, nabuze iki, naburaye, nabwiriwe, nagize gutya na gutya, mwumva se ko ari iyihe mpamvu? Ndababaye banyarwanda, banyarwandakazi, ndababaye, mumbwire icyo nakora cyo gukora kugira ngo umwana, ni nk'umwana wanjye atazisanga yakagiyemo. Mama wanjye niwe umpamagaye Joyeuse ngo gutya na gutya, ubu ngubu bimeze gutya na gutya, numva ndababaye. Nyamara njyewe ntacyo nakora ngo abana babeho neza. Si ibyo, wenda ntabwo mvuze ngo ndabatunze, ngo mbahereza ibyo kurya bya buri munsi, ariko ni abana bafite papa wabo na mama wabo, kandi ibyo nagombaga gukora nabibabwiye, narabikoze. Njye mba ndaha ndi mu mujyi wa Kigali, ndi mu gahinda, ariko hari abantu
umutwe uba wenda kunyica guys. Umutwe uba wenda kunyica, hari igihe mba numva nenda gusara. Murumuna wanjye murumuna wanjye ibi bintu yabikora. Hari abantu benshi bagiye banzi ukuntu nagiye nihiringa, ukuntu nagiye ngerageza, noneho abantu muraza kuvuga ati Joyeuse yanyweye, Joyeuse yasinze. Gazi njye sinywa inzoga, ahubwo menya njya ntsindishwa n'ibibazo, menya njya ntsindishwa n'ibigeragezo nyuramo. Nkamubwira icyo nakora. Hari ikiganiro nakoze ejo bundi mvuga ngo ndi kwihenura. Gazi ntekereza yuko uburyo nabivuzemo atari bwo buryo abantu bihenuramo. Gazi ntabwo ari bwo buryo abantu bihenuramo, kubera yuko kwihenura ubwo sinaza kwihenura nkavuga ngo nje kubihenuraho, cyangwa ahubwo njye naza nkakora ibikorwa bigaragaza ko ibyo mvuga ari byo. Njyewe reka mbabwize ukuri, ni ubwa mbere mu buzima no mu maraso ngiye gutabaza leta. Ni ukuri ntabwo nifuza ko umwana cyangwa se umuvandimwe wanjye azisanga mu kazi ko mu rugo, hagati aho umwana aracyari mutoya, imyaka 14, ari kwigaza ubwenge, ngo azisange mu kazi ko mu rugo ku myaka ya 14, mu gihe yakabaye ari kwiga, yakabaye ahangana n'amasomo, byibura igihe azajya kurangiriza segonderi nazaba narabonye amafaranga naragezeyo nkamwurihirira kaminuza. Mana we, ntabwo byoroshye, Imana intabare. Ni ukuri mfite agahinda pe. Ni ukuri njyewe murumuna wanjye ntabwo navuga ngo nakoreshe ngo akanyoni katagurutse ngo ntikamenye iyo bweze, ntabwo ari uko nabikora. Mumbwire uko mbigenza, mungire inama mbigenze neza, ko numva umutwe wanjye wenda gusara. Ni ukuri ibintu byo gukoresha abana batoya, ni ukuri nibicike pe, bicike burundu. Wenda urakakajyamo wabuze uko ugira, ariko se mu gihe Joyeuse ntacyo atakoze, niba mugira ngo ndanababeshya, mumetike ngende njye iwacu mu cyaro murebe ko nta kintu, hari ikintu ntakoze, naritanze, abantu barabizi. Mumbwize ukuri. Ntabwo biba ari ukwiyemera, ahubwo ni agahinda. Noneho ikintu kimbabaza ni uko nta kintu ngiye Joyeuse mba ntarakoze. Ntacyo kabisa, ntacyo imbere y'Imana. Imana izama ibinkwiriye. Murabizi njyewe Imana nyisaba ibinkwiriye ngo abe ari byo bimbaho, niba mba nakosheje bimbeho, manenywe njye mu gihano cyanjye. Ariko ni ukuri ndababaye, mungire inama y'ikintu nakora. Mama wanjye nawe yamamagaye ababaye, mu gitondo kare nabyutse nsanga yambuze. Abana b'iki gihe rimwe na rimwe hari igihe abana b'iki gihe ari bo bananirana pe. Nk'ubu ngubu arabura kugira inzozi zo kwiga ngo abe umuganga, ngo yige ngo abe umuntu wa danje, yige abe nyine ayo ngewe Joyeuse ntize hanyuma wayige, sibyo? Rimwe na rimwe hari igihe njya mbona abana b'iki gihe barananiranye. Njyewe icyo nkeneye ni inama zanyu, ndagira ngo mungire inama. Njyewe rwose mba mbona ntazabivamo, ni ukuri ntabwo ntazabivamo guhora amatiriza. Ubwa mbere umwana aranyihamagarira arambwira ati Joyeuse ngiye kujya mu kazi ko mu rugo kubera izo mpamvu twashatse uburyo, kandi ntekereza ko umuntu wamuhaye harambika umusaya, ibindi nabyo yahangana akabyikorera, sibyo?
yahangana akabyikorera, ariko ni ukuri ibi bintu byo gukoresha abana batoya ni ukuri bicike rwose, bicike. Nibona ugiye gukoresha umwana mutoya mufata, ahubwo ubu ndi ku ruhande rw'abamabuja, noneho ubu naje naciye bugufi, ndi ku ruhande rw'abamabuja naciye bugufi, aho nababwiye nawe mubabare, mufate umushyire mu ishuri, ingororano zawe uzazihembwa, Imana izabiguhera umugisha. Ariko ni ukuri ndasabye mungire inama, singiye kuzaturika umutwe, ariko nibura nibizanaba bizabe ntacyo nakoze, nuko ntako nagize, ngo udufaranga duke Imana yampaye ntabwo nigeze nza ngo nutere ishoti, ngo ngire dutume nihenura ku miryango yanjye, kuri famiye yanjye, inshuti zanjye zose zirabizi ntako nagize, nta n'icyo nakoze. Nubwo abantu bavuga ati Joyeuse sinize, Joyeuse nta kazi mfite, ariko Imana ihindura amateka, iramfasha, imba hafi mu buzima bwanjye, uko bwije n'uko bukeye, Imana yo mu ijuru ntacyo nayishinze. Ariko sinumva ukuntu uba warabonye amahirwe y'ikintu runaka ngo noneho uyiteshe. Mwa bana mwe namwe munkurikiye, wikitesha amahirwe yo kwiga. Ikintu kizagutunga ejo hazaza ni amashuri wize, ahubwo natwe tutize situzi iyo turi kugana. Uzi guhura n'abantu bari kududubiriza indimi, wowe na cyangwa se na purize utayizi bro, uzi ukuntu bibabaza. Ariko niba ufite amahirwe yo kwiga, umwana nkurikiranye, iga ayo mahirwe yabyaza umusaruro, koresha uko ushoboye wige, wicumuze umuntu ugufasha, dore ko nta kintu umuntu ugufasha aba atarakoze, ubundi umuntu ajya kubigushyiramo. Guys, mungire inama rero, bayi, Imana ibarinde, nta kindi navuga uretse kubashimira ngo Imana ibahe umugisha. Ndabakunda, ariko ndababaye n'ukuri kw'Imana. Umva ko ubundi umuntu arira, ariko reka nkubwize ukuri, agahinda karakanyagwa karakuguguna, inshuti zanjye, ntabwo biba byoroshye pe, ntabwo biba byoroshye, kandi ntimunyibeshyeho. Ni ukuri ndashimye umuntu wese wanditse muri komenti ari kungira inama, umuntu wese wambaye hafi, umuntu wese ukoresha uko ashoboye kose ngo ansengereye ngo mere neza. Mfite ibibazo nanjye ubwanjye nenda guta umutwe, mfite ibibazo biba bindemereye, mba numva hari byaranatangiriyeho, ariko Imana ihindura amateka, Imana ihindura amateka. Niyo mpamvu mbasaba ngo mumfashe gusenga, munsengere famiye yanjye. Ntabwo nanze ko umwana akajyamo, ako yiba yarakuze akajyamo byibura ari na mukuru, ni kuko ni ugukura amaboko mu mufuka. Imana ibahe umugisha rero, ubwo nibyanga ibyo nifuriza abavandimwe banjye bizarangira mbyifuriza abana nzabyara. Imana izampa abana mbifurize kutazabaho ubuzima nk'ubwo nabayeho. So Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde, ndabashimiye kunyumva, ni iby'agaciro, naho ubutaha.